Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amagambo y'ubwenge kandi amagambo yagira ibyo agufasha mu buzima akaguhindurira ubuzima, kandi ujye uyazirikana buri munsi mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Buzahinduka rwose ubibone nukurikiza aya magambo. Mbere na mbere kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Wibuke gukanda like, wandike na comment maze ukore na share. Ikaze kuri mwese. Ijambo rya mbere, jya uzirikana ko mu byo ukora byose, mu byo ubamo byose, ugomba kubanza wazirikana Imana mbere na mbere. Ntacyo twakora tudafite Imana mu buzima bwacu. Jya uzirikana Imana, wumve ko ibyo ukora byose ari Imana iguha ubushobozi bwo kuba wabikora, nuko ufate umwanya nubwo wafata iminota mike cyangwa amasaha make ku munsi, ukabanza wasingiza Imana yawe kandi wagira icyo uyisaba. Jya ufata umwanya igihe ugiye kuryama, ufate umwanya wo gusingiza Imana, wo gushimira Imana, wo kuyibwira ko yakurinze ku munsi warangiye, nuko unayisabe ko yakurinda ijoro ugiyemo. Jya ufata kandi n'umwanya igihe ubyutse ushimira Imana ko yakurinze nijoro. Hari benshi baba batambutse, hari benshi baba bagiye, hari benshi baba batakiri kuri iyi si, atari uko uba ubarusha ubwiza, uba ubarusha uburanga, ahubwo ari uko ari ubuntu Imana yakugiriye ikaba yakurinze umunsi ku munsi. Fata umwanya wishimire ko yakurinze ijoro, uyifate n'umwanya wo kuba wayiragiza ibyo ugiye gukora kuri uwo munsi kugira ngo Imana ibashe kuba yakurengera. Ni byiza rero guha umwanya Imana mu buzima bwawe kugira ngo ibashe kukurengera muri byose, kandi unayishimire ibikorwa igukorera bya buri munsi. Ijambo rya kabiri, jya uha agaciro buri wese muri iyi si. Hari igihe abantu twisumbukuruza tukumva ko ari twe turi hejuru turuta abandi. Jya uha agaciro buri wese muri iyi si. Buri wese aba afite icyo yaremewe, aba afite icyo yabereyeho, uko yaba ameze kose, yaba afite ubumuga, yaba atavuga, yaba hari ibyo adashoboye gukora, ariko hari icyo aba abereye ku isi. Aho kugira ngo umukwene mugire inama, niba ari mu nzira mbi, niba hari ibyo adakora neza, mugira inama aho kugira ngo ube wamukwena. Jya uzirikana rero ko buri wese uba ugomba kumufata neza kandi ukamurengera bitewe n'icyo umurusha. Hari icyo wamufasha uba ugomba kumufasha. Abantu twese uko twaba turi kose, uko twaba tumeze kose, waba uri umukire, waba uri umukene, waba wiyita kuri mwiza, twese turi abantu kandi inzira ni imwe, twese ni urupfu. Niyo mpamvu buri wese muri ubuzima ukwiye kumwubaha, kuko hari impamvu Imana iba yaramusize kuri iyi si ya rurema. Ni byiza rero kubaha buri wese ntacyo urobanuye, ukirinda kwishyira hejuru ukumva ko hari abo uruta, umva ko mungana. Hari akantu bavuga ngo ku Mana turaresha. Nubwo waba uri mukuru mu myaka, undi ari muto, nubwo waba uri minisitiri, undi ari shefu w'umudugudu, ariko ku Mana turaresha. Iyo bavuze ngo ku Mana turaresha, ntabwo baba bavuze ngo mwumve ko umukuru mu myaka ufite imyaka 40 yumve ko aresha n'uw'imyaka 2, ahubwo Imana idufata kimwe nk'abantu. Nubwo tuba dutandukanye mu myaka, ariko Imana idufata kimwe nk'abantu. Ijambo rya gatatu, hari ijambo ryanditse muri Bibiliya ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Muri iyi si tuba tugomba kubona ibyo twaruhiye, ibyo twavunikiye, ibyo
twashyizemo imbaraga, naho iyo muri iyi si tubaye abanebwe nta kintu dushobora kugeraho na gato. Muri iyi si biba bidusaba kugira ngo dukore cyane kugira ngo tubone icyo tugeraho. Hari igihe abantu tuba abanebwe tukifuza ko ibintu bizaza gutyo gusa, twebwe nta ruhare twabigizemo. Ni byiza gukora cyane ufite icyo uharanira muri iyi si, buri kimwe cyose ukumva ko ugomba gukora cyane kugira ngo ugiharanire kandi ukiboneremo inyungu ishimishije. Rero iyo ugize ubunebwe, ugize ubute, nta kintu ushobora kuba wageraho cy'ingirakamaro kandi cyagushimisha mu buzima bwawe. Ushaka kubaho neza arabiharanira, ushaka kugira icyo ageraho arabiharanira. Nta byera ngo de, umuntu atangira buhoro buhoro bikagenda biza gake gake, ariko iyo ukoze uragayininga. Iyo ukoze hari icyo ubona, hari icyo ugeraho, mbese biragufasha mu buzima bwawe. Ijambo rya kane baravuga ngo uhora afata n'ibitagira umumaro. Ntabwo ari byiza kugira ngo buri kamwe kose ubonye ukagereho ugafate, buri icyo ubonye cyose wumve ko cyaba icyawe. Buriya ahangaha harimo no kuba wakikubira ibintu byinshi, ukumva ko ibintu byinshi ari ibyawe, ukumva ko ubutunzi bwinshi ari ubwawe, ukumva ko ibintu byose wabigira ibyawe, abandi ntibagire icyo babona. Hari igihe ufata byinshi bikarangira byose bibaye imfabusa. Uhora afata n'ibitagira umumaro. Gerageza ugire ibyo ufata n'ibyo ureka, kandi unyurwe n'ibyo ufite, kuko muri iyi si nta muntu unyurwa, ariko tugomba kwiga kunyurwa kugira ngo ibyo dufite bibashe kudushimisha kandi bitugire agaciro, kuko Imana ngo niyo igena byose. Ni byiza kugira ngo tugire ibyo dufata n'ibyo tureka kugira ngo tugire icyo tugeraho kandi cyiza. Twige kunyurwa nubwo bitunanira, ariko tubyige kuko nibyo by'ingenzi. Umuntu yifuza ubutunzi bwinshi, umuntu yifuza ikintu gihambaye. Abantu benshi tuba twifuza kuba abasitari, tuba twifuza kuba abaherwe, tuba twifuza kugura imitungo ihenze, tuba twifuza gutunga amazahabu, tuba twifuza gutunga buri kimwe, ndetse hari n'uwumva iyi si yose yabiye, iyi si yose yayiyobora. Ariko nyamara ntabwo biba ari byo. Abantu tuba tugomba kunyurwa n'ibyo dufite kuko biba biduhagije. Umuntu hari igihe uvuga ngo umuntu afite ubutunzi bwinshi, niwe ubayeho neza, wowe icyo kurya urakibona, akazi ukora kawe ka buri munsi kaguhemba make, uragakora neza ukayabona, ukarya ukaryama, ariko ukarira ngo wowe ubayeho nabi, ngo abakire nibo babayeho neza. Ushobora gusanga wa mukire wavugaga ubayeho neza ari we wirirwa mu marira, wavugaga ngo niwe ubayeho neza. Muri iyi si buri wese arira bitewe n'ikigero ariho. Ntabwo dukwiye kuvuga ko abantu batunze byinshi ari bo babayeho neza baseka. Niyo mpamvu buri wese aba akwiye kunyurwa n'ibyo afite, kuko biba bimuhagije kandi bimushimishije, akareka kuba yakifuza gutunga n'ibyo adashoboye. Hari abantu bifuza imitungo ihambaye, ntibanakora nibura ngo babiharanire, ariko ugasanga bifuje kuba batunga ibintu biri hejuru cyane, badafite n'ubushobozi bwo kubikontorora kubera ko baba batarabiharaniye. Ni byiza rero kugira ngo buri wese yige kunyurwa n'ibyo afite, agire ibyo afata kandi agire ibyo areka, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza. Ijambo rya gatanu riravuga ngo ntitukababare kuko abantu batwanze. Buriya hari abantu bakunze kukavuga neza ngo ntukababare kuko umuntu yakwanze, kuko si imiti wandikiwe na muganga. Hari igihe umuntu akwanga
ugasanga ugiye mu gahinda kadashira, cyane cyane by'umwihariko ni ku bakundana. Hari igihe umuntu akwanga ugasanga kujya byakunaniye, kugira icyo ukora byakunaniye ngo kubera ko yakwanze. Mu by'ukuri hari igihe muri ubu buzima duhura n'ibibazo ariko kubyihanganira bikanga. Niba umuntu akwanze ntabwo biba bivuze ko ubuzima bwawe buhagaze, ahubwo aba ari ryo tangiriro ryiza ryo kuba wagira icyo wiga mu buzima bwawe. Buriya umuntu agukoreye ikintu nk'icyo utabitekerezaga, hari igihe ubifata nk'aho ari bibi ariko uba ukuyemo isomo rikomeye cyane. Hari abo banga ugasanga bimanitse, biyahuye, abandi bagiye mu gahinda kadashira, ariko ntabwo aba ari cyo gisubizo. Mujye mwiga kubaho igihe mudafite abo mwakundaga, ababanze. Tugomba kwiga kubaho muri ubu buzima. Ubuzima burababaza, iyo iyi si uyibayemo nabi irakubabaza, iyo utize kuyibamo irakubabaza. Niyo mpamvu buri kimwe cyose uhuriye nacyo ugomba kucyihanganira iyo ari kibi. Ugomba kwiga kwihangana rero igihe ubuze inshuti wakundaga cyane. Ugomba kwiga kuba muri iyi si utize kuyibamo, rwose irakubabaza ukababara, ukabaho mu buzima budashimishije kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Ijambo rya gatandatu ari naryo rya nyuma muri aya magambo riravuga ngo nubwo wabyinira mu mazi umwanzi wawe abona kuri gutumura ivumbi. Icyo wakora cyose, uko washimisha umuntu kwanga kose, abona ko ntacyo bimaze. Iyo umuntu akwanga, ibyo wamukorera byose aba abona ko ari zeru. Niyo mpamvu bavuga ngo niyo wabyinira mu mazi umwanzi wawe abona ko uri gutumura ivumbi. Ni byiza kwiga kubana n'umwanzi wawe aho kugira ngo umushimishe kandi atishimye. Icyo wamukorera cyose ntabwo yumva ko kimushimishije, kubera ko iyo umuntu akwanga icyo wakora cyose aba abona ko ari zeru. Ni byiza rero kubaho muri ubu buzima wiga kubana n'umuntu ukwanga. Ntabwo bivuze ko niba umuntu akwanga ari igisobanuro cyiza cyo kuvuga ngo nawe wamwanga kubera ko akwanga, ahubwo iga kubana nawe kandi wige kubana nawe mu mahoro, ndetse biranashoboka ko wabona uko ukemura urwo rwango rwanyu, wabikemura rwose kugira ngo mukomeze mubane kandi mubane mu rukundo. Gusa biragoye, ariko muri iyi si nta kidashoboka. Icyo umuntu yiyemeza aragikora kandi akagishobora. Naho iyo urumva ko utakiyemeza ngo ugishobore, nyine ntiwabasha kukigeraho. Aba ari byiza kugira rero wiyemeze kuba wakiga uburyo wakemura ikibazo gishobora kuba kiri hagati na mugenzi wawe, kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze bugende neza kandi mubane mu mahoro. Muri ubuzima ntawe utagira umwanzi, buri wese aba afite umwanga n'umukunda. Gusa ntahabura abagukunda kandi ntihabura n'abakwanga. Ibyo uzabitekereze mu buzima, ntukumve ko buri wese muri iyi si yagukunda. Ibyo byo biragoye cyane, kandi buri wese aba agomba kugira abanzi n'abakunzi. Gusa icyiza ni uko tutagira abanzi gusa cyangwa ngo tugire abakunzi gusa. Buri kimwe kiba gifite icyo gisobanuye mu buzima. Abanzi bakwigisha uburyo wabana n'abantu, n'abakunzi batuma ubuzima bwawe bugenda neza. Gusa isi tugezemo biragoye kuba wamenya umwanzi n'umukunzi, kuko buri wese aba agaragara nk'aho atakwanga, aba agaragara nk'aho akwishimiye, ariko ejo bundi ukabona niwe wakugiriye nabi. Ni byiza rero kwiga kubana na buri wese uko yaba ameze kose. Niba utekereza ko ashobora kuba ari umwanzi wawe, ushobora no kuba wibesha. Ushobora gusanga nta n'icyo atwaye, ahubwo ugasanga wa wundi watekerezaga ko ntacyo mupfa ari we
mwanzi wawe. Ni byiza rero kumenya uko ugomba kwiga kubana n'abantu bose kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bugende neza, kuko iyi si kuyibamo biragoye, ariko kubw'Imana biremera kandi tuyibamo ibigeragezo byose tukabitsinda, tukabasha kunesha, nta cyatunanira kandi turi kumwe n'Imana kuko idukunda. Ndagushimiye wowe wabashije gutega amatwi iki kiganiro kugeza kigeze ku musozo. Komeza kugubwa neza kandi wibuke gukanda subscribe niba utarayikanda, ukande like, wandike na comment nawe uko ubibona. Niba hari andi magambo wasangiza abantu wayandika muri comment. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi turabakunda. Bye bye.